Ndagira ngo mve neza iyi nkuru mve n'isomo ririmo. Igihe kimwe hariho umugabo yari afite umwana w'umuhungu. Uwo mwana we w'umuhungu ntiyakundaga gukora cyane rwose, ntiyakundaga gukora na gato. Uwo mugabo yakundaga guha umwana we w'umuhungu ibiceri, akabimuha atakira mwana wanjye genda ubike bino biceri. Umwana ntiyabibikaga kubera ko yumvaga ko rwose ibiceri ntacyo biri buze kumumarira, ahubwo yarabifataga akagenda akabijugunya mu mugezi. Ise yarabibonaga ariko akituriza akamwihorera. Umunsi umwe ise yaragiye abwira abaturanyi ati umwana wanjye nihagira umuntu aza kwaka amafaranga azayamwime nazayamuhe. Umugabo amaze kubabwira gutyo arangije arataha abwira umwana we ati mwana wanjye ndarambiwe, sinzongera kuguha amafaranga, igihe kirageze ngo nawe wishakira yawe mafaranga ku giti cyawe. Wari umwanzuro se yafashe. Umwana rwose byari bimugore cyane kubera ko iyo yakeneraga ikintu ise yahitaga kimuha byihuse. Umwana nta kindi yakoze, yakeneye amafaranga ahita ajya mu baturanyi. Abaturanyi bagezemo ubyibuke ise yari yababwiye ati umwana wanjye nihagira umuntu aza kwaka amafaranga azayamwime nazayamuhe. Umwana bamwimye amafaranga. Umwana yaratashye abona nta kundi ari bubigenze, ajya gushaka akazi. Abona akazi mu ifamu ko guhinga. Ahinga ku izuba ryinshi cyane rwose, izuba rimukubita cyane. Bigeze nijoro bamuhemba igiceri kimwe cyonyine. Bakimuhembye arataha, ageze mu rugo ise arangije aramureba, arangije aramubwira ati mwana wanjye noneho icyo giceri wakoreye nacyo genda ukijugunye mu mazi nk'uko wajya kubigenza. Umwana ati gute papa, amafaranga nakoreye umunsi wose, amafaranga nabiri icyuya gutya. Ise arangije aramubwira ati nibyo, noneho urabibona uburyo gukorera amafaranga bivuna. Amafaranga yose ubonye rero ntukayangize kubera ko gukorera amafaranga ntago byoroshye mwana wanjye, kugira ngo nawe urabyibonera. Aka gakuru ni keza cyane rwose, dushobora gukuramo isomo ndetse isomo rikomeye cyane. Burya muri ubu buzima hari igihe duhabwa amafaranga cyangwa se tukabona amafaranga mu buryo bworoshye cyane, bisa nkaho ntacyo twakoze, tukibwira yuko rwose kubona amafaranga byoroha cyane, nyamara ko bayaduhaye bishobore kuba byarabagoye kugira ngo babone ayo mafaranga, kugira ngo binjize ayo mafaranga baduhaye. Mureke rero dushobore kwita cyangwa tubashe kwita kuri buri mafaranga yose atunyuze mu ntoki. Kanizere ko iyi nkuru maze kukugezaho nibura hari icyo yakwigishije cyangwa se yakunejeje. Musaba niba utarakora subscribe uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya utarayikora, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ndetse ugakanda no kunsegera ukayifungura kugira ngo ujye ubona zino nkuru bikoroheye bitagiye kunyura mu nzira nyinshi cyane. Rero ndabashimiye cyane, ndabakunda cyane, munyemerere tuze kubana muri video zikurikira. Murakoze cyane.